tekereza ahantu uba wumva ku isi haba hahebuje waba warabonye mu buzima bwawe. Ese ushobora gutekereza ko hari isumo rinini y'amazi nyine atemba ashobora kuba yaranganaga ni hafi n'igihugu cyose? Ariko se ubu ushobora gutekereza ko haba hakibaho ikiyaga gituje kurusha ibindi biyaga byose, ikiyaga kinini cyane, ari uko ayo mazi yamenekaga cyangwa se iryo sumo ryahagaze nyuma rikaza guhinduka ikiyaga? Ase utekereza ko habayeho urutare runini cyane rwari rufite isura nk'iy'umuntu, urutare rwagereranwaga nyine nk'inzu cyangwa se urutare rwa rurerure, nk'ureka nk'urugero reba Sititawu ifite metero cyangwa se ifite ubujya hejuru bugera kuri metero 85, ariko icyo urwo rutare rwari rufite isura y'umuntu rwari rufite metero zijya kuri 55. Umva ukuntu rwareshyaga nyine, ariko mu busanzwe rwari rufite isura y'umuntu. Washaka kuba uhagaze muri metero zigera muri 400 mu hasi nyine uturutse hirya, ariko ukabona urwo rutare hirya ko rwari rumeze nk'umusozi kandi rufite nk'isura nk'iy'umuntu. Wumve, ariko aka kanya urwo rutare rukaba rwarasenyutswe burundu ku manywa y'ihangu, ku buryo aka kanya rwaba nyine ruba rutakiriho. Gusa urumva ibyo bintu byashoboka ko ikirwa cyahoze kigenda cyangwa se ahantu hahoze hari ikirwa kigenzwa ndetse habera ubushakashatsi ndetse habera ibintu byinshi, kiza kuburirwa irengero ku buryo n'abahabaye batamenye irengero ryabo cyangwa batamenye uko byagenze, ndetse n'abari bahari babashakashatsi neza bikaza kuba bakabura burundu. Cyangwa se ibihangano by'ubugeni byigeze bikorwa n'abantu, kwa kundi uvuga ngo nk'ikirenge cya Rwabugiri ngo ujye yungura kibona, nabo aba bantu bakoze ubuhanga cyangwa se berekanye ibihangano ku mabuye ibinyejana byinshi byashije, ariko bikaza naho kwibira ngaho bitigeze bibaho na rimwe, bikaza kubirirwa irengero burundu. Murakaza neza hano kuri Kubera Entertainment. Niba utarakora subscribe, please reba zanditse subscribe, ukande subscribe n'inkunga ikomere, ndetse ukande na like kuri iyi video. Ubu uyu munsi tugiye kuganira cyangwa tugiye kurana ahantu hambere 15 h'amateka hatakibaho, ariko hinjije amadolari akayabo ariko karenga amafaranga menshi cyane utatekereza mu bukerarugendo bwahaberaga cyangwa se mu bintu byose byahakorerwaga, bitewe n'ibitangaza byari bihari cyangwa n'ukuntu hari ahantu hatangaje ku buryo umuntu wese kuhagera byamusabaga kuba yakorera amafaranga y'ubuzima bwe bwose akarinda asaza, ariko ari gukorera amafaranga azamufasha kugera aho hantu. Aho hantu hamwe harashenwe ndetse hangizwa n'ibiza cyangwa se n'ihindagurika ry'ikirere bitewe n'ukuntu kirima cyangwa se ikirere kigenda gihindagurika. Ibindi byagiye bisibwa n'abantu, nk'uko hagiye habaho ibitero bikomeye nk'imitwe y'iterabwoba, ariko bikagenda nyine abantu bagenda bahatera nyine bakaba bahangiza bitewe no kutumvikana na politiki ndetse n'imitwe y'iterabwoba murabizi nyine. Naho ibindi byarazimiye mu buryo buteye ubwoba, ku buryo nabo bantu bahabaga cyangwa se n'abantu bari bahatore batakubaza ngo ahantu hagiye, ku buryo uhabonye we wanakeka ko hatigeze hagira icyo kintu runaka bari kuhavugaho. Ariko se iki ni iki cyabaye kuri uwo musozi cyangwa se kuri urwo rutare rwari rumeze cyangwa rufite isura nk'iy'umuntu, neza rureshya nk'inzu ya Sititawu, ariko rukaza kuburirwa urengero? Urumva biteye ubwoba cyane. Witegura aka kanya ugiye gutungurwa, kandi ugiye gutungurwa n'ikintu cyatumye ibyo bintu byose biburirwa irengero, cyangwa se ibyo byasibye biraza gutuma nawe utungurwa. Wimagine ukuntu byaje kugenda, ari nabyo bivuga ngo nabyo bifitanye isano n'ukuntu birango byo muri Triangle Bermuda bigenda, ariko naho uraza gutungurwa. Tugiye guhera ku hantu hambere hinjije amafaranga menshi y'akayabo k'amadolari aturutse mu bukerarugendo. Ahantu hambere ni mu ndake ya Altamira, yinjije akayabo k'amadolari agera kuri miliyari 200 z'amadolari mu bukerarugendo bwonyine. Indage ya Altamira izwi kandi yakozwe nyine yamenyekanye nka Stanite ya Chapra mu bugeni bwo mu gihe cya Paleolithic. Yari ububiko bw'amateka y'ubuzima bwa kera, igaragaza amashusho y'inyamaswa nk'iyemera, imparage, ingurube z'ishyamba ndetse n'ibindi. Abashyitsi baturukaga impande zose z'isi kugira ngo babone iryo koranabuhanga ndetse n'ibyo bihangano bya kera. Ariko gusurwa kw'iyi ndake byatangiye kuyangiza ndetse no kwiteza ibibazo binini. Umwuka w'abantu benshi ndetse no gukubagana ndetse no gucokoza ibintu byaba abantu babaga binjiyemo byatangiye gutera guhuma cyangwa se gutuma ibishushanyo cyangwa se ayo mashusho atagaragara neza. Igenda ihindagurika ibishushanyo cyangwa se bigenda bihindaguruka ku buryo byagezeho igihe kugira ngo bitangira kugaragara bikajya bitagaragara neza. Mu mwaka wa 2002 ubuyobozi bwafashe icyemezo gikomeye cyane cyo gufunga iyi ndake ku bantu bose kugira ngo bayirinde.
kugira ngo abantu bakomeze kwibonera ibi bigihangano ndetse n'ubu bugeni bw'amateka. Bashyizeho inzu ndangamurage ariko idasanzwe hamwe n'indake y'igisa nayo, aho abantu bashoboraga kwiga ndetse no kubona kopi nyayo y'ayo mashusho ariko atari amashusho ari by'uwa nyine. Ahantu ha 14 hinjije akayabo k'amafaranga menshi k'amadolari naho bita Pink and White Terraces. Hinjije amafaranga cyangwa se hinjije akayabo kagera kuri miliyari 189 z'idolari. Pink and White Terraces, uretse irundi jambo terraces ni reka dufate urugero, urabona kumwe mu mirima bagenda bubaka cyangwa se bagenda bacamo mu bintu bimeze nk'ama esikariye mu mirima kugira ngo birinde isuri cyangwa se itwarwa ry'ubutaka bitewe n'umuvuduko w'amazi nyine. Akenshi no mu miyoboro y'amazi bagenda babishyiramo kugira ngo bigabanye umuvuduko w'amazi akaba yakangiza. None i Pink and White Terraces yo yari pink nyine ufite aya mabara ya pink ndetse na white, byaje gutuma iza ku hantu hambere hatangaje. Ahantu habarizwaga muri New Zealand, byari bimwe mu byiza nyaburanga by'isi byakozwe n'Imana bitaremwe n'abantu. Hari hagizwe n'utuntu duto tw'amazi cyangwa se ayo materasisi yuzuye imyugugu cyangwa se atembana ubwiza kandi atanga aya mabara yihariye ya pink ndetse na white. Byari bizwi ku isi hose ko ahantu ariho hantu hambere hari hatangaje ku isi hose. Mu mwaka w'1886 umusozi wa Tarawera cyangwa se umusozi waraturitse usenya izi terraces. Umutingito n'ibisasu by'umwuzure byatwaye ibice byinshi byazo ndetse bimwe bikarengerwa n'amazi ndetse n'amabuye yaturutse kuri iyo volcano. Kugeza ubu hari ubushakashatsi bwemeza ko bimwe mu bice bya terraces bishobora kuba biri mu buvumo bw'ikiyaga cya Rutamahana. Ahantu ha 13 cyangwa se ahantu ha gatatu hatangaje hinjiza amafaranga menshi y'akabayo k'amadolari naho bita ku ikirwigwamana cya Bamiyan. Ahantu hinjira amafaranga asanga akayabo k'amadolari agera kuri miliyoni cyangwa se miliyari 140 z'amadolari aturutse mu bukerarugendo byonyine. Ni amafaranga benshi my dear. Muri Afghanistan ibigirwamana bibiri bya Buddha bya Bamiyan byari bimwe mu bigirwamana binini byubatswe mu kinyejana cya 6. Ibi bigirwamana byarasenwe mu mwaka wa 2001 ubwo intonganwa cyangwa se intagondwa zasenye amasigara ndetse n'amateka hifashishwe ibisasu bya dynamite. Nkuko nababwiye ibi bintu byose turi kugenda tureba aka kanya n'ibikiriho byarazimiye kandi bimwe byangijwe n'abantu nkuko nyine ibyigomeke cyangwa se ibyihebe biba byaturitsa ahantu runaka. Nubwo byangijwe hari gahunda yo gukomeza kubungabunga umwobo byari birimo ndetse hari n'ibitekerezo by'uko hashoboye gukoreshwa ikoranabuhanga rya 3D hakaba bakegerana ibice byabo ndetse bikaba byasubiranwa bigakomeza nyine bikinjiza amafaranga. Ahantu ha 4 naho bita ku kirwa cya Berimaja. Iki kirwa cya Berimaja ni ikirwa cyari kivuga ko ku ngero z'amakarita ya kera cyangwa se cyarangwaga nacyo kiri ku ngero z'amakarita ya kera, ariko cyari nk'ikirwa kiri mu nyanja hagati ya Mexique. Ariko mu gihe cy'igeragezwa ryo kongera kukibona hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho basanzwe icyo kirwa kitakiriho ndetse kitakigaragara. Ibi bitekerezo bitandukanye bivuga ko iki kirwa bamwe bavuga ko cyashongeshejwe n'imihindagurikire y'ikirere ndetse abandi bakavuga ko iki kirwa kitigeze kibaho na gato. Bitewe ukuntu ahantu hameze ushobora kuba wavuga ngo iki kirwa koko ntabwo kigeze kigera kuri isi y'abazima. Iki kirwa cyinjije amafaranga y'akabayabo k'amadolari agera kuri miliyari 124 z'amadolari mu bukerarugendo cyangwa kubabashije kuhagera bagafata amashusho yacu bitewe n'ibintu bitangaje byari bihari byabinjije ayo mafaranga yose yashyize hamwe. Ahantu ha 4 hambere hatangaje cyangwa se hinjije amafaranga y'akabayabo menshi naho tugiye kuhareba nawe birasaba ngo witonde uharebe neza gusa uraza gutangara bitewe n'uko ari ahantu hatangaje kandi uraza gusanga utanahakekaga. Ikirwa cya Berimaja. Ikirwa cya Berimaja cyari kivuga ku ngero z'amakarita ya kera nk'ikirwa kiri mu nyanja ya Mexique ndetse nacyo cyaraje kwangirika mu nyuma nk'uko twabibonye nyine. Ahandi hantu ni ukwezi kwa 3753 Clothing. Ukwezi kwa 3753 Clothing kwinjije amafaranga asanga miliyari 109 z'amadolari y'Amerika.
iki ni igisate cyari kiri mu kirere cy'ukwezi, cyari kimeze hafi gato nk'ukwezi nyine, ndetse cyari kiri hafi y'isi cyane. Cyagendaga mu buryo budasanzwe, cyazengurukaga isi mu buryo budasanzwe, gikurura abahanga cyane ndetse n'abantu benshi bikundiye ubukerarugendo ndetse n'abahanga ku bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere. Ariko uko imyaka igenda ishira, cyagiye gihita kiburirwa irengero, orbit yacyo yaragiye irahinduka, cyangwa se uko kizenguruka isi byaragiye birahinduka, bituma kitongera kuboneka cyangwa se kugaragara ku ikarita y'isi ndetse no mu kirere cy'isi. Abashakashatsi abahanga mu bumenyi bw'ikirere bavuga ko abantu baba bagomba kwigengesera ndetse bakagumya bahagaze, kuko iki kintu baba bavuga ko igihe kimwe kizaza kikagonga isi, kuko kuba cyaraburiye irengero sivuze ko cyarigise cyangwa cyagiye kure. Kandi kigwiriye isi baba bahamya ko gishobora guhita gituma amazi ahita arengera ahari ubutaka hose. Nk'uko dusanzwe tubizi, igice kinini ku isi cyose gigizwe n'amazi, naho igice cy'ubutaka ni gitoya ku isi. Ahandi hantu hinjije akayabo k'amadolari menshi, cyangwa ahantu ha gatanu hinjije akayabo k'amadolari menshi asanga amadolari 98 cyangwa se miliyari 98 y'amadolari Zunze na Amerika, ni isumo rya Gwayira. Isumo rya Gwayira ryari ku mupaka wa Brazil ndetse na Paraguay. Ryari rimwe mu masumo manini cyane kurusha ayandi masumo yabagaho ku isi, kandi ryari isumo rihebuje kuba warireba. Ariko mu mwaka w'1982 iri sumo ryarenzwe n'amazi ubwo umugezi wa Parana wubakagwamo urugomero rw'amashanyarazi ya Itaipu. Ubu ahari isumo cyangwa se ahagaragaraga nk'isumo haraje hasigara ikiyaga cy'amazi atekanye. Ubu ntiwanakeka ko aho hantu higeze hagera isumo. Ahandi hantu hatangaje hinjiza amafaranga menshi agera ku kayabo k'amadolari asanga miliyari 77 z'amadolari ni ku kirwa cya Niyumo. Iki ni ikirwa cyari kiri hagati ya Bangladesh ndetse n'Ubuhinde. Nyamara kubera izamuka ry'amazi y'inyanja cyatangiye gushonga kugera aho cyasimbuwe cyangwa se cyasibanganye Burundi. Ubu ngubu hatakiba ikirwa, ndetse ahantu cyangwa se amato ahaca nk'ibintu bisanzwe nk'aho hatigeze hagira ikiro. Ahandi hantu hinjije akayabo k'amadolari menshi mu bukerarugendo ni kuri naho bita Cleopatra's Places. Ku nyubako ya Cleopatra hinjije amafaranga asanga miliyari z'idolari zigera kuri 77 z'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihe bya kera umurwa wa Alexandria wari ufite inyubako z'ubuhanga bukomeye, harimo n'ingoro ya Cleopatra. Nyamara nyuma y'umutingito ukomeye cyane, iyo ngoro yarashenyutse cyangwa se yarangiritse, maze ibice byayo bimwe bigwa mu nyanja. Kugeza ubu abacumbuzi b'amateka bamaze kubona ibisigazwa by'iyo ngoro mu munsi y'amazi. Nk'ubu ngubu urugero barakubwira ngo ufashe kimwe mu gisigazwa gitoya ukaba wakigeza ku isi, wahita uba umuherwe cyangwa se waza mu baherwe ba mbere ku isi, nako mu baherwe ba mbere mu Rwanda, bitewe n'ukuntu cyangwa se n'agaciro bihagaze. Ahandi hantu hinjije akayabo k'amadolari y'Amerika naho bita muri The Old Man of the Mountain, asanga miliyari 74 z'amafaranga y'Amerika. Urutaro rwari rumeze nk'isura y'umuntu photocopy, kubona isura y'umuntu, ruherereye muri New Hampshire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu mwaka wa 2003 iyo nyubako karemano y'urutare yaraguye kubera imihindagurikire y'ikirere. Iyi nyubako yari ifite isura nk'iy'umuntu, ariko bitewe n'ukuntu yanganaga ni wari kwizera ko cyangwa se nta kintu cyagaragaza ko ibyo bintu byakozwe n'abantu. Reba City Tower ko bifite metero 85 mu bujya hejuru, ariko iki gihe cyangwa se urutare rukaba rwari rufite metero 55 mu bujya hejuru, kandi no mu gutambika rero runini, ndetse n'ubugari bwacyo ari bunini cyane bishoboka. Bavugaga ko kugera muri kilometero zigera kuri 400 ugihunze wabashaga kuba ubona urwo rutaro hirya bitewe n'ingano yacyo. Urumva narwo rwinjije akayabo k'amadolari menshi aturutse mu bukerarugendo rwakorerwagamo. Ahandi hantu hinjije akayabo k'amadolari menshi aturutse mu bukerarugendo, amafaranga asanga miliyari 70 z'amadolari y'Amerika ni ku kirwa cya Saran. Iki cyari kirwa cyari cyaranditswe ku makarita ya kera, ariko nyuma cyaje kubirirwa irengero burundu. Bamwe batekereza ko kibwe cyangwa se cyarengewe n'amazi y'inyanja, ndetse abandi bagatekereza ko icyo kirwa cyari ibihuha cyangwa se cyari scam kitigeze kinabaho na rimwe. Ahandi hantu hinjije amafaranga y'akayabo y'Amerika menshi cyane naho bita nyine hinjije amafaranga asanga
miliyari 70 z'idolari naho bita ku kirwa cya Finlandia. Iki ni ikirwa cyagaragaye nyuma y'iruka ry'ikirunga cyo mu nyanja ya Mediterane, ariko nyuma yaje aya cyangwa se ikirwa cyaje kwira munsi y'amazi kugeza aho aka kanya avuga ko abantu nyine batageze bakibonesha amaso, bavuga ko kitigeze kibaho na rimwe, cyangwa se n'iki kirwa nacyo cyari scam kitigeze kibaho. Ahantu ha 11 turaza kuhasanga the Azure window, hinjije akayabo k'amafaranga ajya ku madolari cyangwa se miliyoni 61 z'idolari. Iri ni riba ry'amazi ryari riri muri Malta, rikaba ryari ikimenyetso gikomeye cyane cy'iyo nyanja. Nyamara mu mwaka wa 2017 iyi nyubako y'urutare yarasenyutse nyuma y'imvura nyinshi ndetse n'imiyaga ikaze, harimo za tornado ndetse na za hurricanes. Ahandi hantu hinjije akayabo k'amadolari menshi naho bita muri Chab, akayabo ka miliyari 60 z'idolari. Iri ni isoko rya kera ry'amazi ryubatswe mu Buhinde, ariko ariko uko imyaka yagiye ihita ryagezeho rihagarikwa gukorerwamo, ndetse biza gutuma rizima cyangwa se naryo riburirwa irengero naho ritigeze ribaho, nkuko ryari isoko ryari ryarakozwemo n'abantu. Umve naryo ryakozwe n'abantu, ariko umva akayabo kajya kuri miliyari 60 naryo ryinjije mu bijyanye n'ubukerarugendo. Ahantu ha 12 cyangwa se ahantu ha 12 naho bita ikirwa cya Bovet. Iki ni ikirwa cyabanje kubaho, ariko nyuma cyaje kwibira burundu munsi y'inyanja ya Atlantic, nacyo kiburirwa ibirengero, kinjije amafaranga ajya kuri miliyari 55 z'amadolari ku bijyanye n'ubukerarugendo. Ahantu ha 13 naho hantu hitwa ikiyaga cya Oro. Iki ni ikiyaga cya Oro cyari kimwe mu biyaga binini ku isi, ariko kubera ihindagurika ry'imigezi cyari cyaragize cyangwa se ihindagurikwa ry'iyimurwa y'amazi abantu bakoraga, cyaje kumagara burundu, hasigara hari ubutayu. Kinjije amafaranga agera kuri miliyari 50 z'idolari aturutse mu bukerarugendo. Ese ni ahantu wakivuje kuba warasuye ahantu hakiriho, cyangwa ni ahantu hagutangaje ku mafaranga hinjije mu bukerarugendo, cyangwa se ukuntu hari hameze bigutangaje ndetse bigutungiye aka kanya? Tumenyeshe muri comment n'aho hantu uko humva. Niba wishimiye ndetse iyi video ukora like kandi subscribe, ndetse ukomeze kubana no mu muryango wacu wa KDR Entertainment kugira ngo ukomeze ubone inkuru zidasanzwe nk'izi zishimishije. Stay tuned.